n'icyongereza turakivuga n'uruzungu tujya rwongera iyo twageze mu bakizi data ahita akakivuga asa tutukamo aba bakimanyi tucyongera hari igihe naje kubwiriza mu Bugande wari warunakure nanjye kubura mu Uganda umunsi umwe irambwira ngo ngiye kugukora aga surprise katona n'abana gukora aga surprise irambwira ngo nta musemuzi uri bukibwirize naho gamba titeri agenda kuvunura ngeze iwacu mu Rwanda baratuke Rwanda bakajya bampamagara mu Kigande bagira ngo nakize kandi bampita mu Ruganda cyangwa sirumani Hallelujah. Amen. Mana tunigikangwa na biracitse. Katona taka haligibwe byo mbubiwe. Ngo wayiratira ngo nta mugabo ugira. Aba baganga ngo usima ito ina mwami. Ntago wayibwira ngo sinabyaye. Kasamugamba tisazara. Kuko nujya kubivuga. Kubanga bagenda byogera. Izakubaza ngo David ufite iminja ko yazitaye mu Rwanda kaza kumvuga. Ate kumuza Domina ina abana batoya basure Rwanda nanja nanyogerera. Ubwo hari inzitwazo zihari. Oroza wari wetu kokasa. Hallelujah. Amen. Mbahari tangazo ribabwira ngo bawende kirange kibagamba nti Kimana gushakaho nicyo gifite agaciro. Katonda cyakwagara ko cye kino muwendo. Icyo wishakaho ntako. Icyo umanyi icyo wayagara ko tewari. Icyo abantu bagushakaho ntako. Abace bakwagara ko tewari. Agaciro ni Kimana yakuvuze. Wabure cyo mugaso cye Katonda cyakongera ko. Topene vostaini manda ya Afrika. Hallelujah. Enefo enedrai. Twahamagawe ni yera. Twayitirwa umutonzi. Hallelujah. Amen. Ijambo data yamaye kuvugana namwe muri Bibiliya. Ikigambo cy'icyo ije Ajyanditse mu gitabo cy'abami ba kabiri bice 4. kirimo baseka bakabo kubiri esuranya. Duhereye ku murongo w'8. Gato cyane kure kuri nyiroro 8. Yiwe nguhaye itangazo ngo uryumve neza. Kubona kirango cyurire cye kigambo burungi. Iryo jambo ryaturutse ku Uwiteka. Kigambo cyavuze ni Katonda. Kuko yambwiye ko abafiteho umugambi mwiza. Kubanga yangande bayina ko purane nundi. Kandi uyu mugoroba utandukanye n'indi migoroba mwabayemo. Atekana kawungezi kandi uro ku kawungezi akarake umari wende nako. Ikimenyetso gishobora kubikwereka. Kiraga nti njawulo. Nukumbona nicaye hagati y'abashumba. Kwekunda bangatude wakati w'abasumba. Hallelujah. Ubundi Imana yacu Inze Katonda ufe ni nyamugambi. wamanya ina purani. Agaciro nicyo yakuvuzeho. Ecyo mugaso cyo yakongera ko. Bwira mugenzi wawe ngo agaciro ni Imana yakuvuzeho. Kamonte nawe cyo mugaso cyo Katonda yakongera ko. Topene vostaini mando. Hallelujah. Hitira y'amagambo iravuga ngo iby'umugore w'Ishunemu. Chaite gamba cyo byo mukazo washune. Ushunemu kazi wemeye gucumbikira Eliya. Omushunemu eyakiriza kuwa Katonda wo kusula. Umugaragu wa Elisa niwe yacumbikiye. Sabantu wa Elisa ya igwe ya Suza. Kuko data yari yaramubwiye ko azamugiriraho umugisha. Kubanga kitafe yari yamugambye tagenda bafuna ko mukisa. Ndagira ngo wumve ikintu kigiye kuguhesha umugisha. Yagara uriye kigenda kuwesha mukisa. Cyane haleluya. Haleluya. Ikintu kigiye kuguhesha umugisha. Kigenda kuwesha mukisa. Ni ikintu ugiye gukorera Imana nona. Cyo genda ukorera Katonda. Haleluya. Amen. Uyu mugore Ono mucyara. umuntu usoma neza Omuntu asoma Burundi. nadusomereho amagambo make Atusomera ke bigambo bitono nyo. kubera ko umwanya ari muto. Kubanga akasera katono. Wowe muri Bible yawe uzarisome. Ngo mu Bible yetisome. Uzarikurikirana uryumve neza. Tugoberera turire Burundi. Dusomere imirongo 4 yonyine. Tusomere esura 2 zoka. Ubundi mbabwira ndakavuganya nanjye. Enyiriri 2 zoka. Baseka bakabo kubiri esura nya. Abako. Imirongo 4 yonyine uhereye ku murongo w'8. Okutandika okurunyiro 8. Baseka bakabo kubiri esura nya okutandika ku 8. Mwadusomeye. Some mu izina rya Yesu. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo w'8. Iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo
iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. Haleluya! Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ikigambo cya Katonda. Hanyuma ayo magambo cyangwa se izi nkuru z'uwo mushunemukazi, ebyo bigambo oba istori yo mushunemu, data niryo yambwiye ngo tuvugane n'iri teraniro. kitaffe kye yatungambye tunyumye, umfashe uzikurikirane izo nkuru zisomere wenyine, onyambe ogoberere eyo story cyane. Haleluya! Amen. Izo nkuru nuzikurikirana zizakugeza ibwami mu ijuru. eyo story wanagigoberera ejya kutusa mu bakaka b'ubugoni. Umushunemukazi yitegereje umukozi w'Imana Elisa. Umushunemu yacundurira omwezi wa Katonda Elisa. Aravuga ati, byanga bikunda uyu muhungu uhora unyura hano n'umukozi w'Imana. Nagamba kiganiro kikizo n'omuvuka mpitako muweereza wa Katonda. Kandi yari afite amakuru ko abakozi b'Imana ari abahesha b'umugisha. Ate yari alina amawulire nti abaweza wa Katonda basaba omukisa. Yinginga umugabo we ati, mbabarira tumwubakira kumba azajya araramo. Eyegalira bbawe namugamba tumuzibira akasenge wagenda osula. Inkuru nyirizina rero igize iyo nkuru, Kati eyo story yakuyemo umwana w'umuhungu. mwebyo byakora byonna yajjamu omwana omulenzi. Haleluya! Mu gihe kimwe Elisa aramwitegereza, Ekiseera kimu Elisa n'amutunuulira. atareba ineza yabagiriye, N'atunuulira obulungi bwe bamukolera. ngo abaza umugaragu we Gehazi ati, ariko uyu mugore iminsi namubonye ko ntarabona yishimye. Nabuza munne Gehazi ono omukyala nga tasanyuka. Iyo usemye neza usanga uwo mugore atarajyaga yishima, Obisoma bulungi osanga ng'omukyala yali tasanyukanga. kuko nta mwana w'umuhungu yagiraga. Kuba yali talina mwana mulenzi. Ngo nuko Elisa yiherana n'umugaragu we, Olwo Elisa ne yeebetera n'omusajja we. baravugana bati, uyu mushunemukazi twamugira Ne dute? bagamba ono omushunemu tumukolere ki? Mana irimo irambwira ngo iri jambo muryumve neza. Katonda arimo okuŋŋamba ekyo kigambo mukibire bulungi. Nemeye kuba igikoresho cy'Imana. Nzikiriza okubeera ekikozesebwa kya Katonda. Umfashe Kakati onyambe wumvire ijambo neza, owulire kino ekigambo bulungi. Mwuka wera gusobanurira icyo rivuze. Omwoyo akunnyonnyole nga bwe Gehazi kinnyonnyola. aramubwira ati, ariko databuja, Yajja n'amugamba kitange oba mukama wange. shingiye ku minsi tumaze hano tuharya tuhanywa tuharara, Okusinza ku nnaku ze tumaze wano nga tulya nga tunywa nga tusawo. njye naritegereje ndeba uriya mugore, Nze nga tunula oyo omukazi oba oyo omukyala. nasanze nta mwana w'umuhungu ndabona Nasanga nga mu talina rugo. mwana mulenzi muwugana amaka. Haleluya! Haleluya. Elisa aramubwira ati, mumpamagarire. Elisa n'amugamba mumpitireko. Gehazi aramuhamagara, Gehazi n'amuyita. aramubwira ati, mugore, N'amugamba mukyala. iminsi watugiriye neza ndumva ihagije, Ennaku ze watukolera obulungi ddaba zimala. tukugire dute? Tukuyambe tutya? Tuguhe kumenyekana ku mwami w'igihugu, Tukuwe okutererekeka eri kabaka w'eggwanga? tugusabire amafaranga menshi se? Tukusabire sente nyingi? Haleluya! Amen. Umugore aravuga ati, oya, Omukyala n'agamba nedda. jyewe ndi umukozi Nze w'Imana, ndi muweereza wa Katonda. nubwo mwambonye mu mubabaro, Yadde mwandabamu ennaku ennyingi, ariko nubaha naye Imana. nze nsizaamu Katonda ekitiibwa. Kumenyekana ku mwami ntacyo byamfasha, Okutegerekeka eri kabaka teri kye kiyinza okunnyamba. mbaye ukomeye nakwibagirwa ko Imana ihari. Singa mbeera ow'amaanyi nnyinza okwerabira nti Katonda gy'ali. Amafaranga menshi mwayansabira agashira, Sente nnyingi muyinza ozisabira era n'eziggwawo. avuga ati, njye ndashaka kwibera mu bantu. N'agamba nze njagala kwebeera mu
wabyumvishe kitaffe we yabiwulira wa wundi uri mu ijuru oli ali mu ggulu ureba ibyiherereye atunulira alaba ebyo ebyekwese aravuga ati nibyo utansabye ndabiguhaye agamba n'ebyo byotasabye mbikuwadde amuha umwana w'umuhungu n'amuwa omwana mulenzi haleluya Data arimo aravugana nanjye Katonda arimo kwogera nange kubera ko mwumviye ubutumire olw'okuba mwawulidde okujja wano otene bosayini mani mukaba mwicaye ahangaha ne muba nga mutudde wano awantu hari abantu data yambwiye waliwo abantu Katonda be yaŋŋambye bari buhagera babona ari uku hameze bagahita bigendera abandize ne basanga nga wabitiwe biri ne beegendera ariko kubera ko mwemeye guca bugufi naye olw'okuba mwakkiriza okukakana Yesu yambwiye ngo mwageze ikirenge muke Yesu yaŋŋambye mwalinnye we yalinnye oba yavukiye mu muvure w'inka yazaalibwa eyo byari ngombwa ngo avukire mu itaje kuko yari umwana w'Imana tali kisaanidde azaalibwe mu kalina kubanga yali mwana wa Katonda ariko aremera aca bugufi avukira mu muvure naye w'inka n'akkiriza neyenkakanya wansi nazaalibwa wantu arimo arambwira ngo kubera ko mwamukurikije rero arimo kuŋŋamba nga bwe mwamugoberedde Bene bosayini mando enetaya manga ya sika ala topene vodotayini mando shayini arambiye ngo banditse mu gitabo cy'ubugingo agambye bawanditse mu kitabo cy'obulamu obutaggwaawo haleluya amazina yanyu amanya gammwe hari abantu batari barimo waliwo abantu abatabaddeemu data ashyizemo uyu mugoroba Katonda batadde kano akawungeezi wabyungukiyemo obifuniddemu mubyungukiyemo mubifuniddemu haleluya amena umushunemukazi yakira umukozi w'Imana oyo musunemu yayanizibwa byari umuhungu ebimuleetera okuzaala omwana mulenzi hanyuma n'igihe kimwe ekiseera ekimu uwo mwana w'umuhungu arapfa oyo omwana omulenzi n'afa yirukanka ajya kureba Elisa n'adduka ng'agenda kunoonya Elisa aramubwira ati narakubwiye ngo wimanurire umbeshya n'amugamba nti nagamba tondagulire ngo nnimba sinakubwiye ko nta mwana twabona tolaba singa dore yapfuye kati laba omwana yafudde ni inkuru ndende uzisoma urazumva neza era nasoma empanvu wona gisoma ogiwulira bulungi Elisa ngo ahita agira ikibazo Elisa n'afuna obuzibu aravuga ati kubera ko umwana apfuye agamba olw'okuba omwana afudde ko yatanzwe n'Uwiteka haleluya amena ngo aragenda ajya kuri wa mwana n'agenda eri oyo omwana amubarara hejuru mugenda waggulu ahamagara ijuru n'ayita eggulu aravuga ati mana wamutanze atari jyawe ubivuze n'agamba mukama wamumpa nga sinza abyogedde ndagusabye umwana nazuke era nakusaba omwana azuukire umwana arazuka omwana n'azuukira mana irambwiye ngo ibyanyu byapfuye birazuka katonda yafa birazuukira mu izina rya Yesu amen topene bosayini manda ya sika amena Imana ivuganye nanjye ngo ibyanyu byapfuye katonda birazuka mwamete byamwe byafa bijazuukira yamvanye mu Rwanda ibimbwiye yantijja era ndagamaze biŋŋamba naje gusengera abantu bafite ibibazo era najja okusabira abantu balina ebizibu na topene vo amena nasabwe no gusengera ingo zasenyutse naleetebwa okusabira amaka agagwa ubundi iyo uzaca mu bikomeye waba oriyita mu by'amaanyi ubu uzavamo umuntu ukomeye ovamo omuntu ow'amaanyi ubutayi butinzemo eddungu bw'olivaamu ubu uzavamo umuti wo kuvugutirwa abandi oba ogenda kuvaamu eddagala erigenda okunywebwa abalala nta muntu ujya wigisha ibyo atize omuntu talina kyasomesa nga teyakisoma haleluya umuntu ashobora kukureba mu isura ashaka omuntu ayinza okutula mu ngeri gy'ayagala ariko Imana irambwiye ngo nawe usenga kina naye Katonda ngane teri asaba ng'azanya kandi topene bosayini mando